amushyira mu nzu y'imbohe, amuririsha abasirikare 16, amuha abasirikare 16 kumurinda bane agira ngo azamushyire abantu Pasika ishize. 5 haravuze ngo nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko ari itorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Nimwakire ijambo ry'Imana. Kirabigoma wangu ingoma y'Isirayeli yataragikama mu ijuru, ihamagara Imana umwana wayo, ihamagara umwuka wera, irimo mureke turebe umuntu mu ishusho yacu asa natwe, birangira turebe ibintu birebera. ariko haleluya, barakora Imana tusinga Imana. Imana ihimbawe. Bibiliya ivuze wiki intego y'ijambo iravuga ngo Satani ntiyongere kwiyongeza. Hari igihe mu rugo umukobwa atwara iy'urukundo, inda y'urukundo, imfura tayari. Satani akamutoka nubwo ayitwaye ziyongeza, n'umukurikira murumuna we nawe azayitwara, agahita agatoka n'uwa gatatu nawe agiye kwiyongeza, nawe azayitwara. Ariko uyu munsi Satani ntiyongera kugira gute kwiyongeza. Icya kabiri, hari igihe umuntu aba mu rugo hanyuma imfura ikaba umushomeri. Satani akavuga ngo n'umukurikiyeho nawe ziyongeza, nawe aba umushomeri, ikaba isheni. Mbese Satani ntiyongera kwiyongeza. Haleluya. Nyuma y'umubabaro yatubabaze, Satani ntiyongera kwiyongeza. Amen. Haleluya. Nyuma y'agasuzuguro abadayimoni badusuzuguye, Satani ntiyongera kwiyongeza. Amen. N'izi mikorofoni ziravuga nabi. Twese haleluya. Amen. Niba ari kivuna amateka ni mikorofoni uvugiyemo ukayirusha ijwi, Imana izaduhema igiseni nzima, niyo yaje. Ndashima Imana yatwimye urubavu runini iduhataye, nako iduha ijwi rinini. Kandi ibyago ni ukubura ataye ukabura no gufashwa. Oya nukuta Imana. Twese haleluya. Amen. Warebye mama Ntuza ayo yararimo, nanjye n'ukwirwanaho byose ni ahandi. Ntabwo nzakwishinga, hanyuma nitujya no mu ijuru ntawe uzagira yundi. Umuntu wese azajyanwa nuko yayubashye ku gato n'ako kanini. Imana yishimwe cyane. Haleluya. Amen. Bibiliya ivuze wiki iravuze ngo nuko uwitwaga Herode hanyuma ngo afatiramo abo mu itorero kubagirira nabi, ngo yicisha Yakobo inkota, abonye ko anejeje Abayuda. Avuga ati gahunda ni ukwiyongeza na Petero, ariko ntiyongere kwiyongeza. Haleluya. Amen. Haleluya badisi. Amen. Hari igihe Satani atubonerana agakora iyo bwabaga, akavuga ati okay, hanyuma umwana w'imfura aziga yo kujya muri segonderi. Ibyago no kubona utarize n'abana ntibiga, biragatsindwa n'umusaraba. Hanyuma byarangiza uwa kabiri nawe, hanyuma nawe ntabwo azajyayo. Hanyuma cyakora nzajya ntanga promosiyo bagiye muri 9. Ariko mana mu byihorere, niba ari ibintu bibabaza mu buzima ni ukubona abandi bana hanyuma babo biga bagatsinda, ariko byarangiza bawe bikarangira byanze. Ariko Satani ntiyongera kwiyongeza baroko. Twese haleluya. Imana ishimwe. Ntiyongera kwiyongeza. Ibyago no kujya gucuruza ugahomba. Satani yadusuzuguye. Ariko uyu munsi turasenga isengesho ngo Satani aho bageze gukora rekera aho ngaho, waratubabaje bihagije. Nigeze ndagucuruza, cyo genda ngiye kuvandereza icyo gihe naramburaga hariya mu isoko, umuntu yarampaye 10,000, arambwira ati ngaho, hanyuma ayasigira undi wacuruzaga hariya mu Ngenzi. Hanyuma ngo birangize ba perezida bo bagize amahirwe bemera. Imana ikomeze guhimbaza. Perezida se muramuzi? Ntabwo hano hari ba perezida benshi bahagarariye abantu. Hanyuma birangize ubwo uwo muntu ati yacuruza, ntabwo njya acuruza ngo bigende. Arambwira ati yacuruze nashaka azahombe, ariko wacuruje.
hanyuma mba ndacuruje yamperagamo narambwiraga udushakoshi tumwe twacaguwa hanyuma byarangiza ngahita nikoza mu rwagayanga ngahita mfata muri ka gahanda bakoze vuba aha ngaha ngazamuka hariya ku iposita hanyuma ngahita nkata hano hahoze gare nikoza hano ku Karubanda nkikoza ingoma ngahita nkata nikoza mu Matyazo ngatahira ku Kamatyazo ngataha amaguru yahiye nabuze nungurira na kamwe. Niba ari ikintu kibi kibaho mu buzima ni ukujya gucuruza ugahomba icyambere niyo wahombye ntubura kuyaryaho. Niyo utomboye ugasubiza mu kiranguzo byanze bikunze uryamo. Iyi nda niyo ntabwo yoroshye no kuri Imana ntabwo bavana Satani ntiyongere kwiyongeza ariko haleluya deso eva asiko eva existence ariko nubwo byanze mwisi ariko turashimira Yesu hanyuma ko yaduhaye uburyo bwo kugira ngo tuvugira Yesu ariko haleluya barakora barashimye turashimira Imana ariko muretse tweza muri kibara ko ntacyo bitwaye. Mana we tuzayisenga twongera tuyisenge tuzayisenga none se ko ntera mugahita mumfata ubundi umuntu aratera hanyuma mukikiriza namwe mwabaye baririmbye nuko haleluya rero ubwo birangize hanyuma ubwo urumva hari igihe nagurishagamo kamwe nako k'igihumbi nkaba ngo ninamuka ndiyemo 100 hanyuma sindibona icyo njyana mu rugo ngahita nizirika umukandara hanyuma byarangiza hanyuma urabona kubera urugendo kubera stress hanyuma byarangiza ngahita ndwara umutwe hanyuma nagira munsi y'igiti nkajya mbisha mu mutwe ariko wite ntubuzana bararya no kuri Imana bereza Imana iteye ubwoba Imana kwanika abandi babimena ikagusonzesha abandi barimo babimena ikakwambika ubusa abandi bambaye myinshi ugatsinda hanyuma waratanze minerevare warangiza diplome ukayiryamisha muri varise abandi bafite akazi karenze kamwe wajya gusenga uganye kamwe tukuramaganyaho wongera amasengesho gusenga bitakuganya wivumbura ku nkono ukarara utariye. Imana yiteye ubwoba iyo utayikoreye abayikoreye baba bahari ariko haleluya kandi ariko Satani ntiyongere kwiyongeza haleluya. Bigeze batubwira umukobwa umwe yigeze icyo gihe yarakijijwe hanyuma birangije abarozi bahita bagenda baramuroga bafata icupa bamaze kurifata ni hariya ku Gisenyi bafata icupa barangije barishyiramo amazi barangije ubwo ngubwo bahita bapfundikira baragenda bacukura ku kagezi bitaga Sebeya baravuga ati uko ritazava aha ngaha nawe ntazaruke. Umukobwa abwira Satani aravuga ati ntiwongera kwiyongeza urabeshya ni hahandi iyo mpamagaye niyo kwizerwa nanjye nzayisenga. Umukobwa arayegera gusenga n'ubuzima n'ukuri kw'Imana twese haleluya. Satani yakubuza amasengesho uzamenye ko rwahwaniyemo agiye kukurimbuza rugahita ruhwaniramo. Umukobwa arayisenga ati gakinga kamakuba bwugamo bw'umugaru samba itarumba giti cy'inganzamarumbo mahora abagusenga munezero w'itorero arabanga imvugo yawe niyo ngiro ayitera imitoma amasengesho arabwira ngo wa Mana we nta byanone nta nibisaza byazantanya na Yesu hari ibindi bivuga mu musaraba niwe bendera ryacu twabakizijwe twebeye isoni zayo ni utuneshereza. Mana bwo ngo ni Uwiteka nzagukora igitangaza ku mugaragaro bose babireba ariko haleluya amen. Kujya muri bongo Satani ntiyongere kwiyongeza ngo birangize hanyuma umunsi umwe imvura iragwa imaze kugwa igwa ari nyinshi imigezi iruzura Sebeya iruzura irangije iheraho ryacu bari bararitabitse iratiyura imaze kuritiyura irishyira ku nkombe ibwira umukobwa ati muko ati manuka kujya gutora ibintu byawe ngo birangize atora icupa birangije Imana ibigenza neza ararimena ijuru ratabara sije wahera Imana ikomeza ariko haleluya haleluya badi nanone haleluya muranyihoreye haleluya sije wakuzanye ibibazo byawe nibyo byakuzanye usabwa kunyikiriza rero kandi nta worohewe ntihazajye umuntu kubeshya. Iyo ababyara kunzu bagiye ku Gisenyi ku mucanga ariko waje gutikiriza Yesu mu bwira bw'Umwami kwantabaye ku bintu bikomeye kandi no kuri Imana birakomeye bavana birakomeye tu iyi nzira Yesu adashyizemo imigabane ibintu birakaze ndakurahi urahura n'umuti biteze aturebera inyuma ni meza ariko Satani yongere kwiyongeza ngo birangize hanyuma ngo afatira Yakobo arangije ngo amwica amwicisha imota afata na Petero
ngo abitorero nshuti yanjye, ariko mana abitorero bafite umumaro iyo babikoze babikunze, ngo bashyira hamwe. Icyambere burya icyambere ni uko abantu bumva ibintu kimwe. Hanyuma umwe aravuga ati muze mbabwire, bati kagira inkuru. Aravuga ati rero Herode yatwiciye Yakobo, none nta n'impamvu yo kugira ngo yice Petero. Aravuga ati icyo twakora ni igikisi. Aravuga ati reka dushyire amavi hasi dusenge, twinginge Imana ya Isirayeli irogoye igwabize imigambi ya Herode. Ngo barasenga rero, Imana ihimbazwe cyane. Gusenga bikinguriza n'ukuri kw'Imana, gusenga. Undi mukobwa umwe ariko mana, hanyuma ngo baramuroze, umukecuru afata umwenda w'imbere awumanika ku rusenge, aravuga ngo uko rutazava ahangaha nawe ntazave mu rugo. Abarozi bariho ariko ntibiyongeze. Ngo birangize umukobwa arasenga, ngo asenge abwira Imana ngo twumvikane, uri imfura mu mfura, uri igisubizo mu bisubizo, uri umujyanama mu bajyanama, uri intsinzi y'abera, uri urufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Iyo batwandura twemera, baducuka ducira akanzu, baduhonyora ukaduhuriraho. Impamvu usenga akagukamana ni ibihe byabaye bikeya. Kera abantu barasengaga, agasengera ibiryo bikazagenda bihororomba agisenga. None ubu ngubu ni sabyezi. Kuko bumva nusenga menshi usanga iguciyemo kabiri. Sabyeze Mana ugatushyiramo. Kera abantu barasengaga, hanyuma yanakwibagirwa yatamira ibiryo adasenze, akibuka ko atasenze, ati mu izina rya Yesu. Ariko ibintu byarakomeye bavanye. Satani yongera kwiyongeza. Kandi witonde, uko Satani agenda twinjirira gahoro gahoro, niko agenda tumaramo imbaraga. Hanyuma umuntu yanakugirira nabi, uti nanjye ariko ukangira nabi, ariko kubera iki? Umuntu yaguhugura ugatunga ati ungendaho ngaho nyumvira nawe. Babatu ungendaho ndi umuhanda. Kumbi ni imbaraga z'amasengesho zigenda zitakara. Iyo watakaje imbaraga z'amasengesho nshuti yanjye, ariko haleluya bavandimwe we. Ubwo abandi bagera mu materaniro saa 3, wowe uza saa 4. Amasengesho arimo aragenda, Satani yakwinjiriye gahoro gahoro, wumva ni ibintu biri aho ngaho, wanahagera ntibihane ko wakererewe. Iyo watakaje imbaraga z'amasengesho, ariko Imana tugana mu masengesho no kuri kw'Imana, Satani yongera kwiyongera, yatwinjiriye gahoro gahoro. Kandi ikibabaje, reka babwire babana, ikibabaje no kwirishurirwa atari ko abantu bose barigira. Kibabaje ibisinda cyane, mbona ndagiye ingurubye, cyangwa se nkabona nyiri ku mugongo karabaye. Bitani ukajya gusenga, nabwo Imana ngo Mana ntabara no kw'Imana. Kandi Imana nta bintu byinshi nahoze nyibwa ntari kubona. Iyo rero yitaye mfite icyambere yo nkoza amasengesho y'umunsi, kubera itaye mpitananuka rogeta ruhaniramo. Abwira Imana ko wajya unangira impuhwe koko ukareba n'itaye mfite, baswanye ukanyambara ngakora nayo umunsi umwe. Ariko ntabwo ari kishaka, ibishaka ngo nushaka uzasigara umeze nk'umusumari, ariko ubugingo kuko misiyo yazanye Yesu. Nubwo twebwe twitaye ku by'umubiri cyane, ariko nugenzura misiyo yazanye Yesu ni ubugingo, naho uyu mubiri mbese n'akantu gafasha ubugingo hafi aho ngaho. Ariko haleluya, birangiza ngo barasenga abitorero, babwira Imana ngo no ntabwo twabyihanganira. Yishe Yakobo, none ageretseho na Petero, ngo bahuze umutima, ngo barasenga, ngo basenge, ngo Imana ibyumvire mu ijuru. Masengesho yabe arazamuka akagera imbere y'Imana, agakomanga urugi, Imana ikaza kureba ikibaye. Ngo basenge, ibwira marayika iti marayika ati manuka ugende ubwire ukomange Petero mukuru hariya mu nzu y'imbohe. Kuko ngo bari bafashe abasirikare 16, hanyuma ngo birangiye bafata n'iminyururu, bahita bakubita ku maboko bati turakudanangiye, minsi mikuru nirangira tuzagukuramo, bakunogonora bihita birangira. Ariko turashimira Imana, Satani ntabwo agomba kongera kwiyongeza. Ngo barasenga, ngo basenge, marayika aramanuka. Akimara kumanuka, ariko ntabwo nabangije amateka y'uwo mukobwa. Byarangiye hanyuma ngo Imana ayisenze iramubwira ngo ihindura umusazi, hanyuma yari yamweretse aho iyo gahunda iherereye. Anyura ku mukecuru yigize umusazi, ngo birangize mukecuru ati karabaye, ntiyamenya habaye. Ariko kumva Imana yari yamutungiye agatoki ahantu, hanyuma iyo gahunda iherereye. Hanyuma amucaho yigize umusazi, ahita yinjira mu nzu, aragenda asanga ya gahunda abarima niho yari iherereye. Abwira mukecuru ati mukecuru ati barakubeshye, ati yo dusenga Imana ya Isirayeli. Twese haleluya rero, Satani ntiyongere kwiyongeza. Twese haleluya, babwira Imana ngo byiringiro bidakoze isoni, mufashe utabura kuboneka mu byago no mu makuba, mwungere mwiza utazimiza, hanyuma tabara. Imana yumvise gusenga
kwabo. Hanyuma ngo bituma ngo marayika amanuka aragenda akoma Petero mu mbavu, aramubwira ngo Petero we. Petero arakanguka, aramubwira ngo fata umwitero wawe witere. Hanyuma ngo birenze fata umwitero aritera. Hanyuma aramubwira ngo fata inkweto, hanyuma iturambikamo, afata inkweto ngo arambara. Aramubwira ati ngaho nkurikira rero. Petero agira ngo ni mu nzozi, hari ibintu Imana ikora ukagira ngo ni inzozi n'ukuri kw'Imana. Ariko bava iyo ijuru ryatabaye, kuza kwaryo no kutinda kwaryo urebye birangana. Iyo yaje inzira rimwe, niyo yatinze ugira ngo yateze akanyamaso. Irakubwira ngo tutebera menase controle, ngo mutabaye ziburi bibiri, ngo guhaye viza ngo ugiye hanze, hanyuma ngo nkwici umwaku ugategera tukagira ngo nugera mu rugo munahita muhahurira, wagera mu ugasanga biracyakanuye. Ayi Imana ya Isirayeli we, yewe nda. Ariko iyo yaje yo kabyara, uko wirukansa ubyirukankaho bisigara bikwirukankaho, hanyuma Satani ntiyongere kwiyongeza. Ariko haleluya, Bibiliya ivuga ngo iki? Itubwira mukaba Badiya, hanyuma ngo Badiya isaba hanuzi arangize ngo Farimideri umwishyuza ngo atezamo, ariko ati ngwino unyishyure. Hanyuma ati wamweretse gatoya, hanyuma uko byagenda kose nugo, hanyuma nugo ntayo ndabona shingiye kuyavuganye nanjye kwizantabara. Mwishyuza bango riba ntabifite, fata abana bawe ubampereze mbajyane bajye bankora, nzajya nishyura bankorera. Satani amutwariye umugabo ashaka no kwiyongeza ngo amutwarire n'abana. Ariko atari ko barakubeshye mwishyuza we. Ubwo ati yewe nkorera ndayizi, iyo umugabo ngiye asenze ndayizi, ntabwo bantwarira abana cyenyege. Ngo birangiza itajya gusenga, abwira Imana ngo Mana none hanyuma koko abana banjye babatwara. Hanyuma ariko Imana ishimwe ngo birangize ngo akimara kuvuga gutyo, aravuga ngo umva mugabo ngo uzagaruke nyuma y'imisi nk'itatu uzaza guha amafaranga yawe. Abivuga mu ntambwe ntayafitemo, mu kimina wapi, mu mfuka yari yejejwe, ku ishakoshi hari hatari, hanyuma muri sankame na sankodo byari nta kintu cyari kirimo, ariko akora icyo bita imbaraga zitwa kwizera. Hanyuma ngo azikurure, umwishyuza ati byanze bikunze nzagaruka ntayo wabonye, ni hahandi urabeshya. Hanyuma ngo agitekereza gutyo, hanyuma ngo umudamu aragenda abwira Eliya, aravuga ati undi ati karame ni Elisa. Aravuga ngo none umugabo wanjye ariwe mugaragu wawe yapfuye arimo ideni, ntabwo ryagaburiraga abana banjye, ryagaburiraga abahanuzi. None umwishyuza araje ngo ntwarire abana, koko pe neza mureka abajyane. Elisa aramaze ati wese nkugenzereze gute? Aravuga ngo jye namenye neza yuko mwakoraga muri koperative imwe iterwa inkunga n'ijuru, none jye nubarize ku kigabane cy'umugabo wanjye niba nta bwizigame buriho, hanyuma njya kuhe bampe njye kwishyura umwishyuza niyo yaje. Sati reka njye nkubarize, reka mabwi bene nimushaka mureke dukorera Imana, tuzajye igihe tuyibutse ibintu byakomeye. Ngo birangize aragenda bazima, iravuga ngo mubaze ngo nicyo afite. Aravuga ngo afite utubuta mu gaherezo natwo tuturanguzwa. Ngo birangize baravuga ngo jye nagera ajya mu baturanyi atira ibintu byinshi ntatire bikeya, afate twa tubuta agenda asukamo. Ngo birangize tumutura koretse no kuri kw'Imana. Ndashimira Imana yo kabyari gahe. Iyo Satani azi ko byanze bikunze agiye kugera ku ntego ye, iyo tubanye n'Imana neza bituma Yesu arogoye imigambi y'ababisha, bigatuma ubuzima bwese bw'abantu b'Imana bugenda neza. Twese haleluya. Ngo muranyihoreye nanone haleluya. Imana rikomeze gushimwa. Ndimo ndasoza, Yesu naduhana umwisi. Ngo birangize hanyuma ajya mu baturanyi atira ibintu byinshi, ngo amara kubitira araza bidepa mu nzu, abwira umwana ngo zana dusukemo. Ngo akajya asuka buri muri kiri cyose, ngo akabona kiruzuye, amavuta agakomeza ari yayandi agasuka mu kindi, ngo bya bintu byose birangije ngo biruzuye. Mama w'umwana abwira umwana atuzana n'ikindi, aramubwira ati mama ati byose byarangiye. Hanyuma ngo umwanya amavuta rurera kuza, abaza Elisa ati bigenze gute? Aramubwira ngo fata amavuta uyagurishe wishyura umwenda, ahasigara agutungane n'abana bawe. Aragenda ashinga icyo bita icyapa hariya ku muhanda ujya mu Rwabuye. Aravuga ngo amakamyo yose yajyaga mu Rwabuye, hanyuma na za Save nakomeza i Nyanza, gahunda Kabeza, dusigaye turanguza amavuta ku wa kabiri, muze mutezemo. Makamyo yose ahita arombereza aza Kabeza. Ariko hariya abavandimwe barishimwe. Hanyuma ngo birangize umwicuza reka azaze, ni aza kumva agira ngo Satani azakomeza kwiyongeza. Ngo akimara kuhagera ngo akubita amaso abona amakamyo yaparitse, arabaza ngo hariya habaye gare ryari? Mudatese ntabyo wamenye. Ati nibikize? Aramubwira ati basigaye baranguza amavuta no kuri Imana n'ingenzi. Ariko Mana we ndabyibuka njya kubona iriya nzu ntuyemo, Imana iyo yaje iba yaje. Naragiye ngeze ku karere, Imana isiga umunyu n'isukari, hanyuma bahita bankunda urukundo, mbese ntabona ukuntu navuga. Ngo birangiye bahita bangira impu, ukayona izindi mpuwe, kumbi ni Yesu wari ugeze kugira ngo Satani atongera kwiyongeza. Bahita banuma impapuro,
ngomba kugenda nkuzurisha hanyuma ngahita nzizana. Burya ibintu bya Yesu rero witonde, hanyuma biza gahoro gahoro, ariko aho bizazira bikaza bishyitse. Mpapuro ndazijyana, maze kuzijyana reka bazahamagara abantu bazaza kuza muri ayo mazu, hanyuma bari babyanditse ku rubuga. Hanyuma umuntu wumvise shima Imana, jye nashimye Imana ntaranayibona, arambwira ngo ko nabonye bahamagaye abantu baza gutombora muri ya mazu ukaba utariho, bimeze gute? Bandagiye guza amayinite, ndahamagaye ntibyagenze gute? Barambwira ngo twohereje risiti Kigali ngo bigaruka utariho. Yebawe namaze kabiri ntasenga, masengesho yari yananiye, numvaga nisenga ndi butuka Imana have. Nubura amasengesho ukumva ntayifite, jya wicecekera uzasenge yajemo. Narababaye ndaceceka, mubabaro uranyica, nirirwa ndyamye. Bukeye bwaho hanyuma njya gusura umuntu, mutekereza umubabaro wanjye, ndamubwira ngo ibintu Imana yankoreye biragatsindwa. Ati byagenze gute? Arambwira ngo ndamubwira nti koko Imana inteza abantu impuzeho wangu koko ngege. Ariko Satani yongera kwiyongeza ngo birangize, ndamubwira nti mu by'ukuri koko pe neza ngende shima Imana, hanyuma birangire inkujeho. Numvaga mbabaye bavana, numvaga mbabaye no kuko Imana hari igihe umuntu ababara ntuseke, nawe hari igihe umubabaro gutera. Nuko antega amatwi ngira ngo agiye kundefanda anshyigikire muri ayo mafuti yanjye. Arangize akambwira ngo yo ngo wibuke rya jambo ngo ritubwira ngo iki cyatandukanye n'urukundo rwa Kristo, ngo ni ukwambara ubusa, ngo mbese ni amakuba, ngo mbese ni inzara, ngo mbese n'ibindi bisa n'ibicyo. Aravuga ngo nyine ngo buriya Shitani ngo ahise agenda atanga ikirego, aravuga ngo gatere icyo mupfana, nuko umusubiza iyo utamushubije aragwa akabivamo. Mpita numva ubwenge buragarutse, numva Imana yanjye ntigeze mpemukira, numva iminsi yose maze zigeze mba mu ikanevu, ni Imana yagiye ihambera. Nubwo nabaga mu nzu za makeya, ariko iya menshi n'iya make byose upfa kuba uraye mu nzu, Imana nikomeze. Niyo wambaye urukweto ruhenze n'urudahenze, rupfa kuba ari urukweto utagendesha ikirenge, ahubwo gahunda tureke twige kunyurwa no kwita Imana. Nuko ngo birangize, hanyuma bitankurura nibuka mbese ubu mu buryo Imana yabanye nanjye, ndeba ukuntu yampaye abana, ibampa kuba abadayimoni bashinyitse amenyo, kuko tubyara umwana w'imfura bari bashinyitse ngo ntabwo tuzabyara, tuzajya tubyara dushyingura. Kuko ndabyibuka mama Shansa avuye kwa muganga, Mukamarubera aramubwira ati okay, aramubwira ati noneho zana intete esheshatu z'amasaka, eshatu zicukura umuryango wasohokaga ku irembo, izindi eshatu zicukura umuryango wasohokaga mu gikari. Yashaka kugira ngo mu mbyara esheshatu zose tuzabyara, tujye tubyara dushyingura. Imana yavuga ati ntiwiyongeze Satani we. Hanyuma birangije ncyuye inka, amasaka ndayatabura ndayajugunya. Imana igiye kubaduha, ibaduha ku bwinshi. Uwa mbere yacukiye amezi 9, uwa kabiri acukira umwaka n'amezi 5, uwa gatatu acukira imyaka 2, uwa kane naho ni 2, hanyuma uwa gatanu mbese yacukiye banza yacukiye ukwezi n'igice. Aleluya. Ariko ntabwo yari atwite, ahubwo yahise asara mama we, tumujyana ikara Yesu shabyihore. Satani yongera kwiyongeza, hanyuma birangize hashize imyaka 5, yongeye gukuritirwa uwo mwana hashize imyaka 5 ngayo nguko. Hanyuma dufite uw'imyaka, ejo bundi muri ku kwezi kuri imbere nibwo azaba yujuje imyaka 2, yitwa Ishimwe Beura. Imana ikomeza guhimbazwa kuri 6 banjye bose. Satani yashaka kugira ngo ntazabona n'umwe, ariko Yesu aravuga ati Satani ntiwiyongere kwiyongeza. Hanyuma nyuma y'umubabaro wamubabaje, witonde bamuroze tukiri abageni, Imana irabyemera. Imana yemera kusonza, igasonza abandi babimena, ukaba mu nzu z'abandi bagucunaguza, abandi ikakwima n'ay'ubukode. Bene wacu nabo nta mpuhwe bakitugirira, ntibareba ko wanayabuze, ibeshya ikaranga utubuta twa senkani, hanyuma utarabishyura baraza bakagucunaguza, bakinagaza ko iyabahaye ariyo yatwimye. Batworoheye ko, batworoheye ko. Satani yongera kwiyongeza. Ndashoje, Imana ibampemusha mu izina rya Yesu. Hanyuma rero byarangiye, Imana impamagaye, hanyuma nahise niyakira ubwo ngubwo. Maze kwiyakira numva Imana yanjye turi inshuti, mpita nihana. Aho izabera Imana urijojota bikarangira, uyihannyeho ntikwihanaho. Nimushaka mureke twemerere, uyihanaho ntikwihanaho. Niwemere. Umuntu yagiye gusenga abwira Imana ngo ibyambayeho ureba hehe, iramubwira ngo aho umwana wanjye ibyamubayeho ndeba niho ndi kureba, aho nta kindi warenzaho. Nimuhame hamwe, nimureke twemere. Ariko uyu munsi Satani yongera kwiyongeza. Murakoze cyane, Yesu abampera umugisha.
ngo birangize hanyuma ubwo mbaho nariyakiriye hanyuma igihe kiza kugera ku itariki ya mbere hazabaho igitondo gihoraho nibwo tutazongera kurira ukundi hanyuma saa 11 topu zuzuye ku itariki ya mbere kwezi kwa mbere ngiye kunumva telefoni ngo numvira sonye mpita nkanura ntigusenga ntibishira nta depo y'amasengesho nigeze mbona muri ngero ngo mu gihe tuzaba twiyambuye umubiri upfa twambaye kudapfiteka nibwo tuzasezera ku bihe byiza byo gusenga ariko mana we mpita nkanuye mbona ni wa muntu wo ku karere umpamagaye arambwira ati aroni arambwira ngo tuvuganurihe ndi muri kaminuza nibagiwe ko muri covid bari no kuza no kumfata ariko bagize ngo nagiye kwiga yewe mana we haleluya niba abandi barize muri amashuri igihe nigiye mu ishyamba ababyihoreze twese se nitwize nuko wetanga batuvugana ureka umugore yiraze ujye mu bumbano ubwire umuzamu haragwa imfunguzo z'inzira nomero 20 ariko mu gitondo ntibikavuga ngo birangira ngo twari turi kumwe ndavuga ngo yanjye ndayashoje niba uyasigaramo birakureba yo binantabaye nahita inantabare hano mu rusengero ese naba ngikora iki umuntu yagiye gusenga agiye ku musozi yafashe igitabo cy'indirimbo na Bibiliya ageze ku musozi asanga umwana watoraga inkwi ahita ashyiramo agakora sikaba ngo ihangane suko bizaguma n'isaha y'Imana itaragera ahita avuga ati shimwa mwami uvuganye nanjye agorora amapine 5 satani yongere kwiyongeza nyuma y'umubabaro twababaye nyuma y'agasuzuguro badusuzuguye nyuma y'uburozi baturoze nyuma yo kudutega iminsi nyuma y'inyatsi bagiye bateza abantu satani yongere kwiyongeza nyuma y'ubushomeri nyuma ya diplome ryamishije muri Paris imyaka n'imyaka nyuma ya perime hanyuma yabuze akazi hanyuma nyuma y'imyaka hanyuma mbese ugeze mu gihe cyo gushaka ariko ukabona wapi nta nzu nta kibanza nta nkwano yewe ni utagatifu we ugato ndapfuye no kuri Imana nyuma y'ubukwe bwapfuye abazima bawe babwishe hanyuma satani yongere kwiyongeza Imana iduharumisha mu zina rya Yesu amen.